baranyanze wa ndanzwe we ndanzwe, ibi bintu simbishoboye pe, oya ndashoboye, ni jye jyenyine, ubundi ndinde, ubundi nturukane, ubundi ni ukubera ikindi ku isi, ubundi niye mpamvu itumye ndiho, amarangamutima yanjye, nanjye ndi umuntu, nanjye nakosa. Iyo ukunda umuntu banamwubaha. Ndabasuhuje mwese aho muri ahariho hose, mbahaye ikaze hano ku Ruhisho TV. Nongeye gusuhuza umuntu ufunguye iyi channel aribwo bwa mbere, nawe nkuhaye ikaze, wiyumve mu ikaze rwose. Bw'umwihariko nshimiye umuntu wakoze subscribe, wakoze share, wakoze like, waduhaye na comment kuko ibiganiro byacu dutanga buri munsi. Nawe ndagushimiye ugiye gukora subscribe aka kanya kugira ngo ibiganiro byacu ukomeze kubibona umunsi ku wundi. Ndabashimiye mwese rero, mwiyumve mu ikaze, ni karibu tubane muri uwo mwanya. Aka kanya tuganire kuri topic ivuga ngo kwikunda. Ese kwikunda ni iki? Ese hani waba witiranya kwikunda no kwiyemera, kwikunda no kudahereza abantu umwanya, kwikunda n'ubwirasi? Karibu dusobanukirwe kwikunda ni iki. Kwikunda rero, icya mbere ni ukwiyitaho, ni ukwihereza umwanya. Kwikunda ni ukwigira inshuti yawe ya mbere kurusha uko ugira abandi inshuti. Wowe ubwawe ukumva ko niwe nshuti ya mbere, ni ukwihereza umwanya, ni ukwitekerezaho, ni ukwishakira ibyakunezeza kurusha uko wabishakira undi muntu uwo ari we wese, cyangwa kurusha uko undi muntu yabigushakira. Kwikunda ni ukwiyumva neza, ukamenya icyo ukeneye. Kwikunda ni cya gihe ushobora kumva abantu bose bagushizeho ariko ukavuga jyewe ndahari. Nubwo abantu bagiye jyewe ndahari. Nubwo yanze jyewe ndahari. Nubwo umugabo wanjye yanyanze jyewe ndahari. Wowe ukumva ko uhari mu mwanya w'abantu bose baba bakuvuyeho, baba bakwanze, baba batagihari, baba barashize. Wowe ukumva yuko kuba ugihari, ukumva ko biguhagije, kuko nta mubare runaka wakena ukumva yuko waguhaza kugira ngo wumve ko uhari wese. Kwikunda ni ukumenya ko hari ibintu udashoboye, ukaba ubizi neza ko ibyo bintu bihari udashoboye, ku buryo ndetse rimwe na rimwe ushobora kuba ati ibi bintu simbishoboye pe. Kwikunda ni ukumenya ko hari ibintu udashoboye, hari ibintu runaka umuntu aba adashoboye, ariko nanone ishimire bya bintu ushoboye. Menya ko hari ikintu ushoboye mu buzima bwawe. Kwikunda si ukwishyira hejuru, ahubwo ni ukwigirira neza, ya neza ubasha kugira mugenzi wawe, ya neza ubasha kugira umuntu ukunda, nawe ukigirira neza, ukibanza ukigirira neza, ukabanza ukikunda, ukabanza ukishimira, ukabanza ukishyira mu mwanya wa mbere rwose, ukigirira icyizere, ukigirira ineza nk'iyo wahereza undi muntu uwo ari we wese. Reka tuganire rero kuri izi mpamvu eshanu z'ingenzi, impamvu ugomba kwikunda, impamvu ugomba kugira icyizere, impamvu ugomba kumva ubuzima bwawe bukuryoheye. Hari impamvu rero eshanu zikobirira kwikunda, ziguha kwikunda wowe. Impamvu ya mbere ituma ugomba kwikunda uko wiyubaha. Uzarebe iyo ukunda umuntu banamwubaha, umwubahira icyo ari cyo. Nawe rero niba wikunda, iyubahe, wiyubahe icyo uri cyo. Niba uri umumama, wiyubahe ko uri umumama. Niba uri umukobwa, wiyubahe ko uri umukobwa uri ku isoko, ejo uzarambagizwa. Niba uri umusore, wiyubahe ko uri umusore, ejo uzaba umugabo mu rugo, ukaba papa w'abana, ukaba umutwe w'urugo, ukagira umuryango. Iyo niyo mpamvu ya mbere ituma ugomba kwikunda. Indi mpamvu ya kabiri, bituma ubasha kuvuga oya mu gihe ubona ibintu ntacyo byagufasha mu buzima bwawe, mu gihe ubona ibintu nta nyungu bifitemo, mu gihe ubona ibintu bimwe nta mumaro bigufitiye, bituma uvuga oya. Kubera ko wikunda, bizagufasha kuvuga oya kugira ngo utazabona ingaruka ku buzima bwawe, ko nyine wikunda. Bizagufasha kuvuga oya mu gihe uzabona ubuzima bwawe hari ibintu biri kubusatira, kandi ubona udakunze, ibintu ubona bitaguhesheje agaciro, ibintu ubona bitagufitiye umumaro. Kwikunda mu gihe wikunda bizagufasha kuvuga oya, bizagufasha kuvuga oya. Ikindi kintu cya gatatu,
kwikunda bizakumarira ni uko ubasha kwihanganira amakosa yawe. Igihe cyose uguye mu ikosa wibuka ko nawe uri umuntu, ukikunda nk'uko inshuti yawe, nk'uko umuntu ukunda cyane iyo agusabye imbabazi utazuyaza, iyo agusabye imbabazi udatekereza kabiri. Nawe igihe uguye mu ikosa bituma uvuga ngo reka nibabarire, reka mbabarire umutima wanjye, reka mbabarire intekerezo zanjye, reka mbabarire ubwonko bwanjye, reka mbabarire amarangamutima yanjye. Nanjye ndi umuntu, nanjye nakosa, nanjye ntabwo ndi marayika. Ukibabarira gusa ugafata intego ukavuga ngo iki kintu nubwo nibabariye ntabwo kizongera kumbaho. Uko niko kwikunda kwa nyako, kwibabarura, kudahora wishinja ibyaha, kudahora wumva yuko watsinzwe, kudahora wumva yuko ntacyo ushoboye. Ukibabarira ukavuga ngo nyine aha nakosheje, ukavuga ngo aha ngaha navuye muri iki kintu. Ukibabarira ukavuga nawe uri umuntu, ukibabarira. Ikindi kintu cya kane, bigufasha kutagendera ku muntu uwo ari we wese. Mu byemezo ufata, mu ntekerezo zawe, mu byo ushaka gukora, bituma nta muntu uwo ari we wese ukuyobora cyangwa se ngo wumve yuko uyu muntu niba yakoze iki nanjye ndagikora, niba yagenze gutya nanjye ndabikora. Bigufasha kutagendera ku muntu uwo ari we wese. Wowe ko wamaze kumva yuko ushoboye, uko wamaze kumva yuko wikunda nyine, bigufasha kutagira umuntu uwo ari we wese ugenderaho mu byemezo byawe. Kuba umuntu yaza ngo guhindura ibitekerezo uti inzira wari wafashe, ukumva ko uhora ugendera ku muntu runaka, icyo kintu kizagufasha mu kwikunda. Niba wikunda, fata icyemezo kandi ugihagarareho nk'umuntu wagifashe, nta wundi muntu muri kumwe. Rimwe na rimwe biba bisaba kugira ngo nawe utekereze neza, nibwo uzaguka mu bitekerezo. Indi mpamvu yatuma ugomba kwikunda ni uko wigirira icyizere. Umuntu ukunda umugira n'icyizere. Umuntu ukunda, uzareba umwana mutoya uburyo aba akunda umubyeyi we, aba yumva ibintu byose umubyeyi we, aba yumva ibintu byose bituruka ku mubyeyi we. Rero niba wikunda, ugomba no kwigirira icyizere. Impamvu ugomba kwikunda ni uko bituma wigirira icyizere, ukumva ko ushoboye, umva yuko utagomba gukora ikintu ngo ni uko runaka ahari, ukumva ko nawe igihe runaka urashoboye. Rero kwikunda niyo nkingi y'umunezero wawe, ni inkingi yo kumva yuko ushoboye, ni inkingi yo kumva yuko wifitiye icyizere. Kwikunda ni inkingi yo kumva ko ugomba kubaho nubwo undi muntu yaba adahari, ukabaho. Kuko uwo muntu mwahuye nyuma yo kugera ku isi, iyo utagera ku isi ntabwo mwari guhura. Rero ikunde, kubera ko ntabwo umuntu uwo ari we wese wagize uruhare kugira ngo ubeho. Kandi twemeranye yuko ikintu utabashije kwihereza wowe ubwawe utazagiha undi muntu, kuko ntacyo ufite. Rero niba ushaka gukunda umuntu uwo ari we wese, banza wikunde, kubera yuko ntushobora gutanga ibyo udafite. Nta gihe na kimwe ushobora gutanga ikintu udafite wowe. Niba ushaka gukunda umuntu, niba ushaka gukunda mugenzi wawe, banza wikunde. Wizuzemo urukundo, wizuzemo umunezero, nibwo uzabasha gutanga urwo rukundo, nibwo uzabasha gutanga uwo munezero, nibwo uzabasha gutanga ibyo byishimo, kuko nawe wabanjije kwishima. Banza wikunde, banze winezererwe, banze wishime, nibwo uzabasha kubitanga. Ese wari uzi ko uburyo wiyumvamo ariryo tangiriro ry'ubuzima bwawe, akaba n'iherezo ry'ubuzima bwawe? Niba wiyumva uhora ukomeretse mu mutima wawe, ntabwo ushobora gusohora ibyishimo. Niba muri we wumva ukomeretse, ukumva urababaye, ukumva ufite agahinda, ukumva ufite amaganya, ni nabyo uzatanga, nibyo uzahereza bagenzi bawe. Ariko niba wumva ufite ibyishimo, niba ufite amahoro, niba ufite umunezero, bizagaragara bize n'inyuma. Uhore wishimye, uhore unezerewe, uhore useka, uhore wumva yuko nyine niwe wa mbere w'ubuzima bwawe, niwe wa mbere nawe ukubanziriza. Uretse Imana yonyine ishobora kuza imbere yawe. Kandi Imana nayo twibuke ko Imana nayo igendera ku marangamutima yawe. Nizera ko Imana igendera ku marangamutima y'umuntu, icyo uyihaye nikigusubiza. Nubiba ibyishimo uzabona ibyishimo, nubiba umunezero uzabona umunezero, nubiba amahoro uzabona amahoro. Ariko nubiba ibikomere uzasarura ibikomere, nubiba umubabaro uzasarura umubabaro, nubiba amarira uzasarura amarira. Uko wiyumva niko ubuzima bwawe bugomba kuba. Iryo shingiro ry'ubuzima bwawe bwose.
nutiyakira ubanze ukunda intekerezo zawe, ubanze ukurure ubuzima bwawe, ubanze wiganirize, ubanze wiyakire muri wowe. Nta wundi muntu wawe uzakwakira mu buzima bwe. Banza wowe wiyakire ukuri, wumve yuko ugomba kwikunda, wumve ko ugomba guseka, kabone nubwo nta bisekeje bihari, nta munezero uri kugenerwa muri iyo minsi, ariko basi reba ibyishimo, reba umunezero, rema amahoro mu mutima wawe, rema imbaraga, rema ndashoboye, ni jye jyenyine, ni jye ugomba kwinezeza, ni jye ugomba kwibabarira, ni jye ugomba kwiremamo ibyishimo. Ubundi abandi bazaza nyuma yawe, abandi bazaza nyuma y'uko wanezerewe, abandi bazaza nyuma y'uko wishimye, abandi bazaza nyuma, ariko wowe ubwawe rema ibyishimo. Umuntu nkurikiye kuri Isho TV, tangira aka kanya wikunde, wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'umubabaro, wiheranwa n'amaganya, wiheranwa n'ibikomere. Tangira wikunde, tangira wirememo ibyishimo. Nta nzira zihari zo kuba wakwishima, nturabona nta mahoro ahari, urabona umubabaro wakubanye mwinshi, ariko wowe banza witekerezeho, banza wiganirize, banza fata umwanya, ibitekerezo byawe ushyire hamwe, irengagiza ibyo bintu byose, ibyo byose ubyirengagize, utangire witekerezeho, utangire wiganirize, uvuge ubundi ndinde, ubundi nturukane, ubundi ni ukubera ikindi ku isi, ubundi niye mpamvu itumye ndiho, ubundi ubu nibereye umugisha, ese hari uwambereye umugisha, ese hari uwambereye inyungu kuba ndiho. Wikumva kuri igihombo, wikumva ko uriho uwahombye, wikumva ko hari abantu wahombeye. Oya, uriho kubera impamvu, uri ku isi kubera impamvu, zanayivaho kubera impamvu Imana yakuremye. Niyo mpamvu ugomba kubaho kandi ukabaho wishimye. Ntabwo Imana yakuremeye umubabaro, ntabwo Imana yakuremeye amaganya, ntabwo yakuremeye agahinda. Imana ifite impamvu yakuremye, kandi kuba ukiriho hari benshi bagiye kuko hari impamvu. Aka kanya tangira wikunde, aka kanya tangira ugira icyizere, aka kanya tangira uryoherwe n'ubuzima bwawe ubwo ari bwo bwose. Nakubwiye ngo mu gihe ukiriho, ubwo buzima uriho ubwo ari bwo bwose, isaha n'isaha bwahinduka. Icyampa nkabona wikunze, icyampa nkabona ibyishimo byawe utabivoma ku wundi muntu runaka, utabivoma ku muntu uvuga ngo uyu muntu atariho sinabaho, udahora uvuga ngo baranyanze, ndanzwe. Tangira utegeke ururimi rwawe kuvuga ibyiza kuri wowe. Tangira witoze kuvuga ndakunzwe. Umuntu wa mbere unkunze ni jyewe ubwanjye urikunze. Urikunda, ugomba kwikunda, ugomba kwiyubaha, ugomba kugira icyizere, ugomba kumva yuko uri mugari muri wowe, ugomba kumva ko hari ibyo warema bikaremeka, ugomba kumva kuko turi utumana duto. Bibiliya iravuga ngo turi utumana duto, ko habuzeho gato ngo tumere nk'Imana. Rero wowe ugomba kumva ko hari ibyo warema bikaremeka. Ibyo warema rero tangira wowe ubyirememo, tangira ugira icyizere, tangira wiyatureho ibyiza, tangira wiyatureho imbaraga, tangira wumve yuko ushoboye kuruta uko abandi bantu babona ko ushoboye. Tangira wumve yuko uri mwiza. Ikikubwira ko uri mwiza ni uko Imana yakuremye, ikakurema, ikagushyira ku isi, ntikugire inyamaswa, ntikugire ikindi kintu runaka, ntikugire igiti. Nabyo ijya bikunda kuri mu byo yaremye. Rero wowe yakuremye mu ishusho yayo, uri mwiza, yakuremanye ibitekerezo. Ikikubwira ko waremanye ibitekerezo byiza ni uko ugira urukundo, ni ukugira kwihangana, ni ukugira kugira neza, ni ukugira ibyishimo, ni ukugira kwera imbuto ku muntu runaka. Imana yakuremanye ibintu byiza, nta mpamvu yo kugira ngo wiyange, nta mpamvu yo kugira ngo wumve yuko ntakwitayeho. Ubwawe tangira witeho, ikumva yuko haba bakwanga, wowe ikunde, nta muntu ukwanga, ahubwo urwo rurimi rwawe ushaka kwatura ngo barakwanga, nta muntu ukwanga. Niba nta n'ugukunda, ibyo birabareba, wowe ikunde wowe ubwawe. Buriya ufite ake ntabura akabandi, uko byagenda kose ni we fondasiyo ya mbere y'ubuzima bwawe. We haranira kwikunda
numara kwikunda uzakunda n'abandi. Haranira gukora ibyiza, unesha ikibi n'igisa nacyo, hanyuma uzare ubuzima bwawe burahinduka umunsi ku wundi. Mwakoze cyane, ndabashimiye mwebwe mwadukurikiye, ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagushimiye wowe udukunda, ndagushimiye wowe wabanye natwe aka kanya. Imana iguha umugisha, Imana nawe yagure imirimo y'amaboko yawe, ibyo ukora byose nk'uko nanjye mwagaragarije urukundo, kuko batekereje gufungura iyi video yanjye. Nawe Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha ibyo mugerageza gukora byose. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabakunda. Bye bye, shalom.